Yesu ashimwe. Turabakiriye muri aya materaniro y'umugisha, amateraniro yateguriwe ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ni muri gahunda ya guma mu rugo. Ni amateraniro ategurwa n'abagize evening service muri Saint Etienne, muri Katedrale Saint Etienne. Nabo bari mu rugo iwabo, ariko ntasimbura andi materaniro twakurikiranye kuri televiziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga y'abayobozi bacu. Icyo dukora ni gufata icyanditswe tukakiganiraho, twarangiza kukiganiraho tukagira umwanya wo kuramya tuyobowe na bamwe mu baramyi bacu. Muri gahunda y'uyu munsi turayoborwa na Shadrach, n'umwe mu bagize Glory Worship Team, ariyo twatangiranye n'indirimbo yayo yisengesha ivuga ngo umucyo wawe utumurikire. Hanyuma turi buze no gusomerwa icyanditswe cyera, turi bube dutekerezaho. Bamwe muri twe tumaze iminsi tukiganiraho, kiboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24. Ni inkuru yo kuzuka kwa Yesu. Amaze kuzuka, abigishwa ba Yesu bamwe bagize kujijinganya, bagize gutinya, bagize kumunza umutima, nuko Yesu arababonekera. Ibyo turi bube tuganiraho uyu munsi, kandi turi bugire n'umwanya wo gusenga no gusengera ibyifuzo. Turi buyoborwemo na Solange na mama Pasteur. Imana iduhana umugisha. Nge nitwa Manase Tuyizere. Imana ibagire neza. Ndi umwe mu bapasitori muri evening service. Karibu, mwakoze guhitamo gukurikirana iyi gahunda. Mubane n'Imana muri byose. Amen. Yesu we izembo muvuge begana he cyangwa na rangiriza he kuri buye rizima rikomeza imfuruka, kuri buye rizima rikomeza imfuruka. Yesu we gize ngo mvuge ibyawe, begana bihera hehe cyangwa nabirangiriza hehe. Wowe uri buye rizima rikomeza imfuruka, nawe uri buye rizima rikomeza imfuruka. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima wanjye, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Haleluya, haleluya, wamuvo amaraso niwo wanyijije ubuto mwana wawe. Haleluya, haleluya, wamuvu w'amaraso niwo wanyijije ubuto mwana wawe. Haleluya, haleluya, wamuvu w'amaraso niwo wanyijije ubuto mwana wawe, niwo wanyijije
umwana wawe. Imana ishimwe cyane ku bwa Shadrach, tuyoboye mu mwanya mwiza wo kuhimbaza Imana no kuramya Imana, tuvuga ngo haleluya. Mana, warakoze kudukiza, waduhinduye abana bawe kubw'amaraso yawe. Tukiri muri uwo mwanya, reka dukomezanye n'undi mwanya wo guhimbaza Imana tuyobowemo na Betty. Murambabarira nibagiye kumuvuga mu bantu turi bubane, ariko ni umuntu uduhesha umugisha, nawe ni umwe mu bantu bagize Glory Worship Team. Imana ibaho umugisha. Biranezeza cyane gukorana n'abantu bakunda Imana kandi bafite impano nka Betty, kandi Imana imuha umugisha ndetse n'uwo bafatanyije. Reka dukomeze muri uwo mwanya duhimbaza Imana hamwe na Betty.
neza, akaba ari njye wagiye kubasomera igice cy'uyu munsi. Turagisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 24, turahera ku murongo wa 13 tugeze ku 23. Igice ni cya 24, turahera ku murongo wa 13 tugeze ku 23 mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kiraro cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, murabazanye biki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yavugaga, mu byo yakoraga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze agacirwa urubanza rwo gupfa, bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa 3 uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe na marayika, bakababwira ko ari muzima. Amen. Yesu ashimwe. Arakoze Denise adusomeye neza iki cyanditswe, nubwo ari igice kimwe cy'iyi nkuru adusomeye. Uyu munsi tugiye kubikora mu buryo butandukanye, ntabwo ari ikibwirizwa turi butange, ahubwo ndifuza ko muri uyu mwanya, mbere yuko tujya mu gihe cyo gusenga, dusengera ibyifuzo, twatekereza cyane kuri iyi nkuru. Ni inkuru irimo amarangamutima menshi, irimo abantu bibazaga ibibazo byinshi cyane. Ngerageje kuyishyira mu byiciro wenda bitatu, nkurikije uko abigishwa ba Yesu bari bameze. Ubona ko bari bafite umubabaro, bari barakurikiye Yesu, bari baramwizeye, ariko bagiye babona baramwishe. Ntabwo ari umubabaro gusa, ahubwo bari bafite n'uburakari, kuko nk'uko muri bubibone cyangwa mwabyumvishe, bari barimo gushinja abatambyi ndetse n'abandi bantu kuba barishe Yesu. Ikindi kintu, bari bafite gushidikanya. Baribazaga bati, se koko Yesu ibyo yavuze ko azazuka bizabaho? Kandi yari yaravuze ngo azazuka. Bari bafite gushidikanya ko kuzuka kutabaho, kandi nta wabarenganya. Ubonye ukuntu bishe Yesu, ntabwo wapfa guhita ugira ibyiringiro utabisobanuriwe n'Umwuka Wera, udafite no kwizera guhagije. Ntabwo wabona icyo ushingiraho ufite kwiringira ko ibyo koko byabayeho. Kandi ibikomere byari bikiri bishya mu buzima bwabo. Ikindi, bari batakaje ibyiringiro. Bashobora kuba baribazaga bati, ese tuzakomeza kwitwa intumwa za Yesu? Nta nubwo batubwira n'aho bari bagiye, birashoboka ko bari bagiye no kubivamo. Ibyo ngibyo ntabwo tubizi. Rero nagerageje kuvugana n'abantu batandukanye kugira ngo batubwire icyo batekereza kuri iki cyanditswe. Nibyo nifuza kubasangiza. Umwe yavuze ati, iri jambo ndashaka kuryigaho ibintu byinshi pe. Hari ubwo tubona ko bigoye cyane, nk'uko bari abigishwa bari bafite umubabaro, ariko Yesu yahagera akaduha ihumure. Iki cyanditswe kiratubwira ngo Yesu ashaka kugusanga mu bihe bikomeye akaguha ihumure. Ikindi yavuze ngo iyo Yesu aserutse amaso yacu arahumuka,
kuko yageze iruhande rwa bariya bigishwa, amaso yabo arafunguka, bashaka kumubona, bibuka ko ari we igihe yamanyuraga umugati. Noneho uwo muntu yashoje avuga ngo uwampa akongera akaduhumura tukamubona nanone muri ibi bihe. Iki cyanditswe kiradusaba ikintu kimwe, gusaba Yesu akatwereka ko ari kumwe natwe, kandi nicyo ijambo rye ritubwira. Undi yavuze ati hari ibintu bine mbonye muri iyi nkuru, reka mbihine. Icyambere, yabonyemo kwizera kw'aba bigishwa n'ishyaka ryo kumenyekanisha inkuru ya Yesu. Bahuye na Yesu batari bamusobanukirwa ko ari we, batangira kugira ishyaka ryo kumubwira inkuru n'imibabaro bari batewe n'urupfu rwe. Ibi ngibi yabyise ishyaka. Ese iryo shyaka tujya turigira? Ikindi cya kabiri, kwizera kwacu yavuzeho uyu mwene data, yavuze ngo kwizera kwacu igihe ibintu bimeze neza. Yize ko iyi nkuru itwereka ko hari igihe twizera iyo ibintu bimeze neza, tukumva turi hafi y'Imana kandi tuguwe neza, icyo gihe tukagira kwizera kwinshi. Ariko ibintu byahinduka kwa kwizera tukakuvamo. Nibyo yigiye kuri aba bigishwa. Natwe twakisuzuma iyi nkuru tukareba ko hari icyo twigisha kuri iki kintu cyo kwizera kwacu. Ese kwizera kwacu guhinduka bitewe n'igihe? Ikindi cya gatatu yabonyemo muri iyi nkuru, yavuze ngo nta jambo ry'Imana ryandikiwe ubusa. Yamfashije cyane, kuko Yesu atangira kubasobanurira iby'urupfu rwe nuko yagombaga kuzuka yifashishije amagambo avuye muri Zaburi. Noneho ikindi yavuze, iyi nkuru yamwigishije, iyo ukomeje gusoma ubona ko Yesu yajyanye nabo mu rugo akamanyura umutima bakamumenya, barangije bahita bavuga ngo reka dusubire i Yerusalemu. Ariko nakongeraho akandi kantu, basubiyeyo batameze nk'uko baje, bahindutse, kwizera ari kwinshi. Ngo ni wa muhamagaro twahawe wo kubwira abandi. Yakoze cyane Yvonne kubw'ibyatumenyesheje. Na Bodwe hari icyo yavuze kuri iyi nkuru. Byahuye n'irindi jambo ry'Imana ryari ririmo kumufasha muri ibi bihe, ryo muri Samweli wa mbere ibice bya 22 umurongo wa 23, ngo gumana nanjye humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Aya magambo yamufashije cyane cyane ahereye ku murongo wa 32, ngo ho izi ntumwa zibutse ukuntu imitima yabo yari ikeye ubwo Yesu yari kumwe nabo. Ati rero iyo Yesu ari kumwe natwe tuba dukeye imitima. Ngo kandi iyo umuntu akeye mu mutima we aba atandukanye n'abandi. Ntabwo yashobora gukora ibyaha, ntiyagira ishyari, ntiyakwifuza ikibi, ntiyabura amahoro. Ngo kuko azi ko uwamuhaye amahoro n'ibindi akeneye byose ashobora kubimuha. Haleluya. Iyi nkuru idusubizamo ibyiringiro, niko nabivuga, nk'uko uyu mwene data yabivuze. Kuko iyo turi kumwe na Yesu tuba dukeye imitima, kandi tukaba twizeye ko ibyo dukeneye byose abifite. Asoza avuga ngo bene data dusangiye umurimo, mbifurije kugumana na Yesu maze imitima yacu ihore ikeye. Amen. Numvaga ari aya magambo navuga ajyanye n'iyi nkuru. Ni inkuru idusubizamo ibyiringiro, ni inkuru twigisha ko bano bigishwa bari bacitse intege, ariko bahura n'utanga ibyiringiro abibasubizamo. Reka dusenge. Nyagasani Mwami Imana, tugushimiye kuri Yesu, tugushimiye kuri umukiza wacu duha ibyiringiro iyo tubikeneye. Tugushimiye ko nk'uko wahuye n'aba bigishwa bacitse intege, natwe ujya uhura natwe mu bihe twahuye n'ibicantege, ukadusubizamo imbaraga, ukatwuzuzamo umunezero. Turasabye kugira ngo Mwami Imana umugisha abantu bose bakurikire zino nyigisho, kandi ubagirire neza, ubiteho. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.
ninde wamurika igitabo Yesu mwana w'intama aritagara kibokora Mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baherako bafata inanga zabo bararirimba icyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa cyane Imana wayiteka Imana wayiteka igitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'umwana w'intama kuko ari we kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi yiremeye ubwoko bwe biremeye ubwoko bumwe ishanga riguriye amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora Yesu ashimwe bene data abaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye gufata umwanya hamwe twese dusengera ibyifuzo. Ufite ibyifuzo bitandukanye waca bugufi tugasengana noneho tugasengera n'ibyifuzo byose dufite muri rusange duhuriyeho. Reka dusenge. Mana igira neza turagushimye, tugushimiye ubuntu bwawe butumye turiho uyu munsi, tugushimiye uburyo ukomeje kuturinda, tugushimiye Mana uburyo ukomeze kutuganiriza, tugushimiye Mwami ko uduhaye n'umwanya wo kuza imbere y'amaso yawe. Reka tugusenge rero Mwami tuzana ibyifuzo byacu imbere y'amaso yawe kuko tuzi ko ariho gutabarwa kwacu guturuka. Turasenga ngo tugirire neza Mwami muri ibi bihe turimo. Reka dusengere ingo zacu uzihe umugisha, uhe umugisha abana bacu, uhe umugisha Mwami Imana abo tubana bose, uduhe umugisha mu buryo bwose Mwami, mu buryo bw'umwuka, umubiri ndetse n'ubugingo Mwami. Reka dusengere itorero ryawe Mwami muri rusange ndetse n'itorero rya Anglikani mu Rwanda. Uhe umugisha abapasiteri bacu, abashumba bacu aho bari, abasenyeri. Uhe umugisha Mwami Imana Nyagasani abagaragu bawe kugira ngo Mwami ukomeze ubaganirize, bakomeze bumve ijwi ryawe, bakomeze basubizwemo imbaraga. Kandi uhe umugisha Mwami n'itorero ryose muri rusange aho turi, ukomeze utuganirize, udushoboze kugira ibihe hamwe nawe buri munsi, udushoboze Mwami Imana kukwiringira. Reka dusengere abarwayi muri twebwe, yaba abarwayi mu ngo zacu cyangwa abarwayi kwa muganga. Uwiteka Mana ufite ikiganza gikiza, turasenze ngo ukidukozeho abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengere Mwami iki cyorezo Mwami cyugarije isi yose, icyorezo cyabuze ugisubiza, tuzi ko ari wowe wenyine wagisubiza Mwami. Rero Mwami Imana yazanye igisubizo kugira ngo dusubire mu buzima bwacu busanzwe. Kandi Mwami Imana Nyagasani umugisha abaganga bari kwitanga muri ibi bihe, ubaha imbaraga, ubarinde uburwayi, ubarinde Mwami Imana gucika intege, ubaha ubwenge kandi urinde imiryango yabo Mwami. Reka Mwami Imana aho turi gusengera abo dusengana muri aka kanya bose wumve ibyifuzo byabo kuko ni wowe ubizi Mwami. Uduhe umunezero wawe, uduhe amahoro yawe, uduhe gukomeza kukwiringira ndetse no kugukunda muri ibi bihe Mwami. Tuguhaye icyubahiro n'ishimwe ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. kandi reka twisabire umugisha kandi amahoro Imana itanga, amahoro aruta y'umuntu wese yakibwira, akomeze kubana namwe abeza batunganye, abane n'abanyu bose, abane n'abanyarwanda bose muri ibi bihe byaguma mu rugo, ibihe abenshi bamwe bahuriyemo n'ibibazo by'inzara no gusonza. Ariko Mwami Imana ibihe turimo twizeye yuko bizadufasha kugira ngo iyi ndwara itazica abantu benshi, iyi ndwara itazakwira mu gihugu cyacu. Turagisabiye kugira ngo amahoro yawe abe kuri cyo kandi umugisha wawe ubane n'abakurikiye video yose, tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.